abantu twandambaje Chantal Imana rero kuko nanjye nze guhamiriza Kristo yaragize kuko aho navuye hari ahantu hakomeye kuhasubiramo buri wese arahazi kuko niho twavukiye kwa Adamu hari abanyabyaha bo gukora ibyaha byose ariko kubw'amaraso ya Kristo aradufungura nyine aduha kuba umwe nawe nanjye rero ndishimira Imana ko numvise ubutumwa bwiza Elvira ari kwigisha kuri YouTube ndabyumva byumvana umuntu ndamuhamagara inyota n'inzara aranyobora ndahagera nsanga ni ukuri ni byiza nta kagero nabishyira kuko sinyabona uko mbigereranya kuko ibyo nabonye nta hantu njya mbigereranya kuko aho wagenda hose kugira ngo wumve umuntu akubwira ko ari uwera wapfa kubona usibye uwera nyine uwera w'Imana wabimeze wabibonye naho nta wundi wabibona kuko n'undi muntu uti ndi uwera wera saba njye ni umutaga atireka reka abatagatifu bari mu ijuru n'abakoze kera barindiriye nyine muri purgatori yacu batubwiraga ariko sibo baharindiriye ahubwo twe twarigezemo n'ibyo ni ukutubona hano ariko Kristo turi kumwe mbona gutya tugendana ariko abambona b'abanyamahanga ntabwo ndi mugenzi wabo kuko mfite Kristo ukuri unyobora mu nzira ngomba kugendamo ko Kristo yakubwiye ati turi kumwe ntabwo ushobora kunyura hano muri kumwe rema naje kumuhamiriza kuko n'undi wese amenye ko Kristo wanjye muhamirije by'uko aravuze ngo muzagende mwigisha amahanga yose abazemera muzabatiza ntabwo bavuze ati muhite mubabatiza kwa kundi bavuga ati ngwino nkwigisha ubatizwe bavuze ngo abazemera bemeye ko Kristo ari uwabo babana kandi niyo mpamvu numva nshaka guhamiriza Kristo by'ukuri namwe bene data nyine tukajya tubana mubona ko wera byishimo mugenda mumpa birenze ko Imana nibafasha mukatugaburira natwe tukagenda dukura ku byo yabahaye natwe tukabakuriraho nk'abana bakiri kuko twe turacyari abana batari ko bashaka ko tunakura mu by'umwuka mukabidutungisha nanjye rero gushima Imana nta bindi byinshi wenda kandi birenze ariko ndumva icyo nshima cyari cyo ngicyo uvuze ko uje guhamiriza Kristo aricyo kikuzanye hano uje kumuhamiriza yikize cyuwe yangize yakugize yangize umuntu wa wundi wari hariya umunyabyaha ko wavukiye muri Adamu nari umunyabyaha wo gukora ibyaha byose ariko kuko Imana yarebye ibona ko Chantal akwiye kuba umuziranenge nk'uko uyu mwana we ameze nk'uko Kristo ameze nanjye iraza mbana na Kristo nicyo kintu rero nshima cyane ko nanjye ndi kumwe na Kristo kuko niwe numva ko ari ibintu urabona biriya bintu biragoye buriya njye numva rwose babatijwe mu gaturika mu gahanga bashyiraho amazi ngaho itandukaniro rero ryo guhamya kwa none n'uwo mubatizo wanjye biriya ntabyo nahamyaga ko ntabyo narinzi biriya byari ukugira ngo gusa tugire bateke baze no kugura n'ikanzu nziza ko mama niwe wanyambitse najya kungurira imyenda sinari mbizi kuko ntabwo nari umubatizo uyu ni umubatizo ntabwo ari umubatizo numva ko urenze kuri njyewe ni uwo guhamiriza Kristo ko noneho ndi mu mahoro yuzuye biriya nashaka kugira ngo nze kwambara imyenda abana duturanye bamenye ko nabatijwe ariko sinari nabatijwe ntabwo nari nabatijwe ntacyo nari nakoze ahubwo ubu nibwo noneho numva ko uyu ni uwo kumuhamiriza ko mubonye ntanawubonye kuko mufite ntacyo byantwara kuko ni uguhamiriza nyine ko tufite Kristo byumvikanye udashobora kurimbuka kurimbuka narimbuka nteko Kristo yagihaye nta kurimbuka mfite ariko buriya cyagiye bwo nari kurimbuka nkanagenda n'ahanjye hakibagirana none se Chantal ngubu utabatijwe bakwimye Imana wakumva umutima wawe utagucira urubanza nta rubanza wanshira pe ntabwo wanshira urubanza